ni inkuru ibabaje, ni inkuru yica mugongo, ni inkuru iteye agahinda, ngira ngo ni inkuru itugezeho none ahangaha aka kanya. Ni inkuru ibereye i Rurindo, aho umuntu umwe ahise apfa ahasiga ubuzima, abandi barindwi barakomereka bikabije cyane berekezwa CHK, abandi bageze kuri 19 bo barakomereka byoroheje bahita bajyanwa mu mavuriro hafi aho ngaho. Imodoka iri mu bwoko bwa Kwasiteri yari guturuka hitwa Igicumbi bari kwerekeza i Musanze. Ni ukuvuga ngo ahangaha i Rurindo niho habereye ino mpanuka iteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo ni imodoka ya Kwasiteri yari iri kugenda ariko iri ku muvuduko mwinshi, noneho bageze ahitwa mu Rwiri, noneho umushoferi gukata ikorosi biranga biramunanira, biza kurangira imodoka rero ihise ibarenza umuhanda, imodoka iragenda igonga borodire, imodoka ngira muri kubireba ukuntu yahise ihinduka, noneho abantu barakomereka benshi ndetse umwe ahasiga ubuzima. Ngira ngo ahangaha ni mu murenge wa Cyungo mu karere ka Rurindo, ahangaha niho habereye ino mpanuka. Noneho uyu mama cyangwa se uyu mubyeyi uhise uhasiga ubuzima ni umumama yitwa Nyirandama. Uyu mumama akaba ari umumama warukomeye, ni umumama wari ufite byinshi amaze kugeraho ndetse abashije kuba yanasiga nta gihe kirashira mwuka byaramwe. Birababaje, biteye agahinda. Ngira ngo nta n'amezi 3 ashize aribwo atashye hoteli turi buze kugeraho cyangwa se ndi buze kubereka, nta mezi 3 arashira iyi hoteli aribwo bayitashye cyangwa se bayifunguye ku mugaragaro, ariko reba ahise ahasiga ubuzima. Reka tubanze tumusabire ku Imana imuhe iruko ridashira. Yandike muri commentaire nawe byandikemo uvuga ati rest in peace, Imana imutuza heza kandi Imana ikomeze abasigaye kandi bahe gukomera. Yari afite umutware, umugabo we yari umupasiteri, ni umupapa kabisa ugwa neza. Reka tumusabire Imana kugira ngo imufashe, imutereme umutima wo gukomera ndetse no kwihangana. Rero no kuvuga ngo ahangaha muri Rurindo iri korosi abantu benshi cyane bararizi, ni korosi riba n'umuntu wese urigezemo atabona ko ni korosi riba riteye ubwoba. Urareba ukavuga ati aha hantu nta hantu hadasanzwe, mbese abenshi kuhagera babanza kwitondamo, ariko uyu mushoferi bisa naho atarahamenyereye cyane. Niwe wahageze n'umuvuduko ariko utari na mwinshi cyane, ariko aragenda imodoka kwigora biranga gonga borodire, imodoka iba iragonze iragwa. Imaze kugwa hahita haboneka ino nkuru ibabaje aka kanya itugezeho kuri uyu munsi wa none. Rero no kuvuga ngo abangaba ni abanyamuryango b'umuryango RPF Inkotanyi, aho bari bagiye mu nama kuri iki cyumweru tariki 24 z'ukwezi kwa 11 2024, nibwo bari berekeje i Musanze, aho bari bafite inama bari bagiyemo. Noneho aba bose bari muri no Kwasiteri n'abanyamuryango b'umuryango RPF Inkotanyi. Nuvuga ngo uyu mubyeyi ni umumama witanze, ni umumama akoraga byinshi cyane, yafashaga benshi cyane. Nakwibutsa ko yari umwe mu bajyanama b'ikipe ya mu ikipe ya Gicumbi. Ni ukuvuga ngo ni umumama witangaga bishoboka, yafashaga urubyiruko, yafashaga abantu benshi. Ni umumama wagerageje uko ashoboye kose ariyubaka, amaze kubona yiyubatse harahageze atangira kubaka abantu ndetse no kubaka igihugu muri rusange. Yabaga mu nshingano zigiye zitandukanye, ariko urabona ko Imana imukunze kuturusha, ariko aheza ni mu ijuru. Twizeye neza yuko imutuje aheza cyangwa se iri buze kumutuza aheza. Rero ni ukuvuga ngo iyi modoka ikimara kugwa, abatabazi bahise bahagera ari benshi, ndetse haboneka imodoka nyinshi cyane z'ubutabazi, aho noneho abantu bageze kuri 7 bo bakomeretse bikabije bahita berekezwa CHK, ariho bahise bajyanwa kuvurirwa, ariko abandi 19 bo barakomereka byoroheje bajyanwa ku mavuriro ari hafi aho ngaho. Rero uyu mubyeyi uyu mumama aba ari we uhasiga ubuzima. Biba bibabaje mwo kabyaramwe gufata umuntu mugakorana mukubakana ubuzima mukagira ku byo mugeraho ku rwego rwo kuba watunga hoteli. Ngira ngo iyi hoteli ni hoteli bivugwa ko ari hoteli yubatse imusabye akayabo k'amafaranga ageze kuri miliyoni 350 z'amanyarwanda. Bivugwa ko uyu mumama yatangiye akazi afite resitora cyangwa se icyo nakwita nk'aho ari resitora, afite abakozi 3 nawe yikorera, abamo abana n'abakozi umunsi ku wundi.
bakora kugira ngo biteze imbere. N'umumama wirwanyeho, n'umumama wari waragerageje uko ashoboye kose kugira ngo iterambere ryiwe arigereho abigizemo uruhare. Mu buhamya yageze gutanga ubushize, hari ubuhamya yageze gutanga avuga uburyo hari umushyitsi waje bakiri kwiyubaka, aza kurira aho ngaho abasaba icumbi, ababwira ko ashaka ahantu ho kurara, ngo biza kutuma uyu mama ajya mu cyumba cye akuramo uburiri arasasura, araza asasira umushyitsi kugira ngo abone aho aryama. Urumva umukiriya nyine ngo waje kuryama mu byumba bye bwa mbere. Ni ukuvuga ngo rero yagerageje kwiyubaka uko ashoboye kose. Yari afite abakozi batatu, nawe akora nawe abana nabo umunsi ku wundi, ariko arakora agerageza ku rwego ashoboye kose yitezaho imbere, aho yari asigaye noneho afite abakozi barenze benshi, afite abakozi hirya no hino, afite benshi cyane atunze, yari afite imiryango myinshi cyane yari yubatse kandi yaribayeho kubera we. Ni ukuvuga ngo rero yubatse ino hoteli imutwaye akayabo ka miliyoni 350. Ibaza umuntu wageze ku rwego rwo kuba yubaka inyubako igeze kuri miliyoni 350. Mwuka byaramwe ushobora kumva ino nkuru ukumva ntibibaho, ukumva ntibishoboka, ariko ni umumama rwose wari wariteje imbere. Ni ukuvuga ngo ahangaha ndi kureba hoteli yiwe bari kuyitaha bayifungura. Ni ukuvuga ngo hari haje abantu bagiye batandukanye, kugeza n'ubwo hari n'abayobozi batandukanye ku rwego rwa guverineri, aho nawe yaje gutaha ino nyubako cyangwa se ino hoteli. Ni hoteli yari igeretse inshuro zigeze kuri 3, ariko ni hoteli nziza. Ngira ngo abantu bazi Gicumbi, iyi hoteli murayizi, ni hoteli nshyashya mu by'ukuri, yari imeze neza cyane, ariko arayisize. Niko Imana iba yabishatse. Gusa nanone mu ijuru haba heza kurusha hano ku isi, mu ijuru haba heza kurusha hano ku isi. Ariko mu by'ukuri abantu muri Gicumbi muramuzi ko uyu mumama yari umumama ngo urwa neza. Ni umumama rwose wafashaga abantu, yitangiraga benshi, yitangiraga igihugu, yitangiraga umurimo uwo ari wo wose w'ubugira neza, umurimo wari wo wose wo gufasha abantu, ntago yajyaga ahatangwa. Mu by'ukuri reka tumusabire Imana imuhe iruhuko ridashira. Kugira ngo iyi hoteli ni hoteli yatashywe cyangwa se yafunguwe kuri 30 Kanama 2024. Urumva 2024 kuri 30 Kanama ni ejo bundi, urumva nta mezi 3 yari yagashize iyi hoteli aribwo bayitashye. Urumva hari vuba nibwo yaratangiye kugira ibyo ageraho, yaratangiye kujya ayikoresherezamo amanama, yaratangiye kuyibyaza umusaruro, ariko urumva ko ahise ayisiga. Kugira ngo uyu mama nk'uko nabibabwiye ni umubyeyi wari ufite akaboko mu ikipe ya Gicumbi, aho yafashaga urubyiruko kuruteza imbere ndetse no gufasha Gicumbi kugira ngo yubake, cyangwa se ikipe ya Gicumbi igira higera. No kuvuga ngo yari muri njyanama y'iyi ekipe, ariko urumva ko nyine ikipe nayo ihombye umuntu. Gusa n'u Rwanda muri rusange twese duhombye umuntu w'intwari. Yari intwari, yari umumama rwose w'umutima mwiza, yafashaga abantu bose atitaye ku muntu uwo ari we wese, agafasha umuto umukuru, nta muntu atitagaho, kuko uyu mumama abantu benshi cyane bakomeje kugenda batanga ubuhamya bavuga ko yari umumama mwiza. Rero no kuvuga ngo polisi ikimara kumenya ko habaye ino mpanuka isigenda ifata umushoferi utwaye ino mpanuka, dore ko we nta nicyo yari yabaye cyane. Urumva imodoka yagerageje kugwa, asa naho wewe akwepeshereza mu mwanya atarimo, imodoka ayigusha mu rundi ruhande, ariko polisi ikimara kuhagera yahise ita muri yombi umushoferi utwaye ino modoka, ndetse aka kanya bandi bose bagize ibikomere bikabije bajyanwe CHK, abafite ibikomere byoroheje bajyanwe mu bitaro bigiye bitandukanye biri hafi aho ngaho, ariko umwe niwe wahasize ubuzima. Reka tumwifurize iruko ridashira, Imana imutuze aheza. Nanjye navuze ngo ntabwo narara ino nkuru nayibagejejeho, ariko kizima nuko twese muri iyi si twaharanira kuzava muri iyi si dusize inkuru nziza imusozi, ko niyo nzira natwe twese tuzava muri iyi si kandi tugire ahandi twerekeza aheza n'imijuru, kandi nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Reka mbashimire cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane utagabanyije. Jya kuri Siwa Peace Anatole ukore subscribe kugira ngo imiziki tuzatangira gusohora nawe izakugereho gatanu ku kandi. Ndabashimiye cyane. Hari igihe nyura kwirimbi narora imbaza abandutaga, ubwiza barabundushaga ariko baratabarutse.
urukundo rwawe mucunguzi ukunda abatuye mu isi nirwo rumora ku mutima rukawutera kuguhimaza. Imva TV y'umugisha.